Hey guys, reka nizere ko mumeze neza. Nk'ibisanzwe n'ubundi iyi channel yacu nivumbura ikaba inotifyinga amakuru agendanye na cryptocurrency. So uyu munsi rero nk'ibisanzwe n'ubundi tugarutse kuvuga kuri wa mushinga witwa Pi Network. Tuba tubafitiye amakuru meza, amakuru yabasubizamo ibyiringiro, amakuru abereka ko ibyo muri gukora mutari guta inyuma yahuye. So reka rero nshimire wowe tuba tugenda tubana 5 kuri 5. Iyo turi mu bihe bibi ugakomeza kumba hafi, twaba turi mu bihe byiza muri crypto ukamba hafi, ubundi niweho wanjye. Naho uwo tugera mu bihe bibi akigendera cyangwa agahita atangira kunshinza ubuskama, ngo n'ubundi ntagaba ari uwanjye, ngo nguwa bari uw'abandi bantu, sibyo? So currently amakuru ya mbere ngufitiye mu makuru nkane ngiye kukugezaho meza muri kubona ko Pi Network is back to $1. Pi Network yagarutse mu idolari rimwe, ndetse iri kugenda isatira idolari rimwe n'igice kimwe. Ndakeka ari amakuru buri mupiyoniya wese yarategereje kubona cyangwa se kumenya nyuma y'igihe kinini cyane turimo ducrashinga tujya in deep, tumanuka hasi mu gishanga. Ndatekereje ko rero biba ari ibintu byiza cyane. Hanyuma ngiye kubereka factors cyangwa se ibintu byatumye iri soko rizamuka, kandi nanone ni ibintu bishobora kugufasha gufata indi myanzuro ishobora kukugirira akamaro. Reka mbanze mbibutse ko iyi video tubakoreye iri mu ibara ry'umweru. Okay, let's go. Hanyuma amakuru tugiye kubasomera rero turaza kuyekesha urubuga rwitwa Coinpedia. No kuvuga ngo urubuga rwitwa Coinpedia, nyuma yuko tubonye ko Binance yaguze Pi miliyoni 10, ndetse tukabona ko core team ya notifying cyangwa se yavuze ko hari amakuru ajyanye na ecosystem azatangaza ku tariki 15, I think. Rero ibyo byose ni bimwe mu byagiye byafectinga n'ubundi iyi project ya Pi Network mu kuba twatekereza ko izazamuka mu gaciro. Mbese aba pioneer match mu mutwe wabo hakazamo ikintu cyitwa uptrend, kuzamuka mu gaciro. Okay, rero hari ibindi tugiye kongeraho n'iki ngiki nyine kijyanye na Vale. Angaha rero Vale nayo yatangaje ko hari miliyoni 14, hari Pi zingana na miliyoni 14 zaguzwe muri OKX. Okay, hari miliyoni 14 z'amadolari, Pi zingana na miliyoni 14 z'amadolari zaguzwe muri OKX again. Ntago tuzi ngo zaguzwe n'ikihe kigo, gusa Vale nayo nimba nabyita ikigo, nimba nabyita iki, no rubuga rutangarizwaho ama big move cyangwa se crazy people, abantu bameze nk'abasazi, baba barabahanga cyane mu bijyanye no gufata amariski yo ku rwego rwo hejuru kandi bakoze investment ziremereye. Iyi Vale ikishinzwe nyine no kugenda itangaza amakuru nk'aya ngaya. Ariko n'ubundi turaza kwirebera kuri blockchain kuko nimba iyi transaction yabaye koko. Muri kubona ko hano bakomeza bavuga ko miliyoni 20 z'ama Pi coins zabashije kuba zigurwa, ndetse zikagurwa kuri exchange ya OKX, hanyuma zikaba ziworufinga cyangwa se zingana na miliyoni 14 z'amadolari. Ndakeka ibi ngibi ari ibintu byiza cyane wagakwiriye kumenya. Mbere y'uko tujya muri byinshi cyangwa se mbere yuko dukomeza n'izindi inkuru tubafitiye ni nyinshi ahangaha, ariko reka tubanze dukoreshe iyi wallet address. Tujye kureba ko iyi wallet address iri muri blockchain koko ya Pi Network. Hanyuma nitumara kubireba turaza kureba koko nimba iyi wallet yakiriye ziriya miliyoni 14. Turaza kureba nimba ziriya miliyoni 14 koko zabaye supplied. Okay, ndakeka ahangaha ngeze muri application twese dusanzwe dufite muri telefone yacu bita Pi browser. Ngiye kujya kuri blockchain nyine ngiye kureba nimba koko ira transaction ishobora kuba yabayeho cyangwa se ari rumors. Okay, right now muri kubona ko nyine ngeze muri blockchain. Hanyuma ningera muri blockchain hano ndinjizamo iriya address mvuye gukopiya, hanyuma nkande kuri button nkore search. Okay, muri kubona ko iyi address yo ibaho nyine, iri valid, iri muri blockchain koko. Hanyuma reka turebe JSONs kugira ngo twinjire muri code neza turebe. Okay, muri kubona ko ninjiye muri code, hanyuma reka turebe zino code.
uko bimeze. Temptation, dukomeze tumanuke. muri kubona ko miliyoni 20 zo zirimo, miliyoni 20 z'amapayi ni izingizi muri kubona ko zirimo. Ukeneye nawe kubyirebera wasuzuma mu buryo bwawe. Hanyuma reka turebe worth mu madolari. Yego, mu madolari nabyo ngibi nzuminge kugira ngo mubibone. Balance cyangwa se bakiziguriza coin baziguze aya madolari miliyoni 14. muri kubona ko nyine ibintu byose muri system biba birimo, ushobora kugenda ukabireba nyine. Okay, it means that ko iyi transaction iri valid kandi iririyo atariyo bafekinze. Okay, anganda cyeka buri wese yavivura. Hanyuma reka dukomeze turebe ikindi kintu nyine gishobora turi mu magatima muri project Pi Network. Hano bakomeza bavuga kuri uru rubuga ngo birashoboka ko, ariko ubwo urumva nabo ntago bazi ko ari byo, ngo birashoboka ko haba hari exchange izatangaza ko izalistinga iyi coin ya Pi. Exchange kandi iremereye, apana izi ngizi zoroheje nyine dusanzwe tuzi. Iremereye cyane, ishobora gutangaza ilistingwa cyangwa se ishyirwa ku isoko kuri iyo exchange nyine, abantu bakaba bayi trading future na spot. Akaba ariyo mpamvu wenda aya ma transaction aremereye cyane ari kugenda abaho muri izi project za Pi Network. Hanyuma rero ndifuza ko tuza gusoreza kuri iyi nkuru nayo itangaje. Ni inkuru itangaje bya atari, nayo ntekereza ko wakonsideringa. Reka tuyifunguye, n'ubundi twayikuye kuri urubuga rwa Coinpedia. Okay, ni inkuru ifite umutwe uvuga ngo Pi Network enters top 6 trend app in Finland. Ngo application ya Pi Network yamaze kwinjira mu ma application atrendinga cyangwa se akunzwe cyane, cyangwa afitwe n'abantu benshi cyane mu gihugu cya Finland. Okay, hano nyine baragaragaza ubundi ama application asanzwe akunzwe muri kiriya gihugu, harimo za Instagram, za TikTok, za Facebook. Ariko muri iki gihugu Pi Network nayo yabashije kuba yafata rank ya 6 muri application zikunzwe cyane muri kiriya gihugu cya Finland. Hanyuma andi makuru nyine batangaje mbere yuko iki giciro cya Pi Network cyase tubona Pi Network ageze ku $1. Okay, iki giciro ni ibintu batangazaga barimo bakora prediction ku itariki 9 zashize. muri kubona ko ni ibintu nyine byabaye achieved, ni ibintu byabaye bitewe n'amakuru nyine aba bantu baba bafite ku ntabaremereye cyane. Bese ibi byose byatekereje byabaye achieved. Okay brothers, rero njye amakuru nari mbafitiye uyu munsi reka nyahinira hangaha. Hanyuma n'ubundi nkibisanzwe tuzajya tugenda tubaha amakuru meza ashobora kubafasha kuba mwagira icyizere runaka muri imishinga ya cryptocurrency. Nongera kubibutsa ko iyo ngiye postinga video ngira amabara abiri ntangaza. Hari ibara ry'umweru n'ibara ry'icyatsi. Ibara ry'umweru rivuga ko video tubahaye ibiri muri risk nkeya. Ntago bivuze ko risk zashizemo, ariko risk ziba zagabanutse ku kigero cyo hejuru ngendeye kuri experience yanjye. Ubwo nayo ukora research ukareba yawe. Hanyuma ibara ry'ubururu ry'icyatsi rigasimboliza ko ahantu harimo risk nyinshi. Ibyo ngibyo mbikora kugira ngo umenye ko uraza kwitwara ku makuru cyangwa kuri information tuba twaguhaye. So thank you so much for watching this video. See you next.